Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ndagarutse nanone, Imana ibahe umugisha abantu munkurikirana umunsi ku munsi, Imana ibagirire neza. Impande zose ndabashohoje. Umwami Imana abahe umugisha mwese, abagirire neza. Nongeye kubifuriza amahirwe, umugisha w'Imana ku buzima bwawe, wowe n'abawe, wowe n'umuryango wawe, wowe mu kazi kawe, Imana iguha umugisha. Turagarutse rero gukomeza icyanditswe twari twatangiye, nkora agace gatoya ariko ndagarutse rero. Tugiye gukomeza muri Esiteri ibice bitatu, duhere ku murongo wa 10 niho twari tugeze, hanyuma dukomeze. Umurongo wa 11 muri Esiteri ibice bitatu haravuga ngo umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire uko ushaka. 12 Bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwara ibihugu bye byose n'ibikomangoma byo mu mahanga yose. Ibihugu byose uko inyandiko yacyo ngo igihugu cyose uko inyandiko yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, bandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice Abayuda bose, abakuru n'abato, abana batoya n'abagore, babarimbure, ngo babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo ho iminyago. 14 ngo maze bandikira amahanga yose bakurikije urwandiko, ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. 15 Intumwa ntizatinda zijyana itegeko ry'umwami, itegeko ryamamara mu murwa w'i Shushani, maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa ariko abo mu murwa w'i Shushani barumirwa. Haleluya. Twari tugarutse cyangwa se nari ngarutse kurangiza kino gice cya gatatu, kuko harimo ubutumwa. Igihe cyarageze umwami atanga iryo tegeko, aravuga ati nimwandike inzandiko muzohereze mu bihugu byose uko ibihugu biri. Byari ibihugu byinshi Abayuda bari baratataniyemo, ariko inzandiko zirandikwa mu bihugu byose uko indimi zazo ziri, barandika bashyiraho urwandiko umwami yashyizeho. Hari igihe tugera hakaza inzandiko umwami yasinyeho rwose, hakaza aho umwami yanditse, hakaza aho umwami yasinye, yatanze itegeko. Aba bantu tubana nabo ba buri munsi babasha kugera aho umwami ari, babasha kuvugana n'umwami, babasha kumwegera, babasha kumubwira ibyo twakoze bya buri munsi, kandi rwose bishobora kuba ari nabyo, ariko aba bantu bafite ingufu nyinshi, begereye umwami. Igihe kiragera rero ngo Hamani bamuha ubwo burenganzira,
aragenda. Umwami yaranamubwiye ati oya, ifeza zawe zigumane, ibyo ushaka kugura abayuda byihorere, turabikorera ubusa. Yego, tujye tugira abantu badusanga mu kazi, tujye tugira abantu batwirukanisha, tujye tugira abantu batubuza amahoro, tujye tugira abantu badusanga mu miryango, tujye tugira abantu batubuza uburenganzira, tujye tugira abantu batwirukana muri karitsiye. Ibyo byose ibyo ureba byageze kuri Hamani, nawe byakugezeho. Nje kugutera inkunga nkubwira ngo Uwiteka aracyari mu ruhande rwawe. Inzandiko zo kukwirukana zaranditswe ndetse umwami yanazisinyeho, ariko ndashaka kugutera inkunga nkubwira ngo ihangane, Imana iracyari mu ruhande rwawe. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona bigoranye, nubwo ubona biruhije, nubwo ubona byanze mu kazi, nubwo ubona umukoresha bitakunze, nubwo ubona bimeze gutyo, tujya tugurirwa, tujya dutangwa, tujya tugeza igihe bikanga, tujya tugeza igihe bikananirana, amafaranga ajya tutangwa, bijya bihagarara mu kazi, bijya binanirana mu rugo, bijya byanga muri bizinesi, bijya byanga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyari mu ruhande rwacu. Igihe cyarageze, Hamani amaze gutanga inzandiko, ibintu byose bimaze kumenyekana, abapfa bararangije kumenyekana, ndetse n'itegeko ryaravugaga ngo batware ibyabo. Itegeko ryaravugaga ngo batware iby'abayuda, ibyo bakoze babitware, bizinesi zabo bazijyemo. Bajya batugambanira bakeneye bizinesi zacu, bajya batugambanira bakeneye akazi ko dukora, bajya batugambanira bakurikije imiryango dukomokamo. Umuntu akavuga akurikije ibyo kavuga buriya impamvu yitwara kuriya nuko ari umuyuda. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkutere inkunga nkubwira ngo Imana iracyari mu ruhande rwacu. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona inzandiko zanditswe, nubwo ubona guhagarikwa mu kazi byaje, nubwo ubona byagenze ukundi kuntu, nubwo ubona bitameze neza, ariko ndashaka kugutera inkunga nkubwira ngo Imana iracyari mu ruhande rwacu. Ntabwo yigeze ireka abayuda ngo basebe, ntabwo yigeze ireka ngo abayuda ngo bicwe, ntabwo yigeze ibireka. Nubwo izi nzandiko zasohotse, yewe ndetse n'umwami akaza kuvuga yuko atanze ubwo burenganzira, yewe n'impeta y'umwami bakayitanga, ariko ntabwo abayuda bapfuye. Ndashaka kukubwira ko turi abanyamahirwe. Ijambo rirabaza ngo n'iki abayuda barusha abandi? Tubarusha ko batugambanira ntitwicwe, tubarusha ko bashaka kutwirukanisha ku kazi ntitukaveho, tubarusha ko bashaka ibyacu twakoze kandi nabo barakoraga. N'icyo abayuda barusha abandi? Tubarusha ayo mahirwe, tubarusha kubyiyaturaho, tubarusha kumenya ko tutaramya imana zabo, tubarusha kumenya ko tutapfukamira Hamani, tuzi uwo tugomba gupfukamira uwo ari we. Ntabwo nzi niba hari umuntu ndi kubwira cyangwa se ndi kuvugana nawe uyu mwanya, ariko ndakubwira ngo nta kindi kintu tubarusha, nuko tufite Imana iri hejuru y'ibintu byose. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda nanone.